ari gukora gushaka amafaranga ko ari ukugira vuba kuzarira nabikoze muga yego rero bitegure wabonye ko amafaranga none yatangiye kuza nayabonye ari kuza wayabonye uko yaje kuyabona wayabonye Yesu we wayabonye ngaya nayabonye muga ibyo wabyizeraga oya ntabwo nabyizeraga. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi ukoze subscribe mu gushimira cyane nawe utarekora iyi ni mwanya kugira ngo uyikore ibyo ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ntabwo sakuza cyane kuba ndi muri salo y'abandi ndi mu nzu y'abandi ngomba kwitwara nk'umushyitsi nyine nkanitonda cyane rero bice mu gace nkuko bisanzwe nyuma nkora niyo gahunda yanjye mu cyo biba bigiye bitandukanye kandi sindi butinde nanone uyu munsi rero nkaba ndi kumwe n'umubyeyi tugiye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Hari inkuru agiye kudusangiza rero inkuru nziza byanga bikunda namwe reka mufashe cyangwa tuyisangiza abakunzi basaba social. Umeze neza mama? Meze neza cyane. Mwise mama kubera ko ndeba ukenye nk'ababyeyi nyine. Ndo mu mama n'abandi. Okay. Inkuru ugiye kudusangiza imeze gute? Inkuru ngiye kubabwira ni inkuru mpamo umuganga navuganye nawe nabonye ari gukora ibintu bidasanzwe. Umuganga se ugiye kudusangiza ni inkuru y'umuganga twabashije. Inkuru y'umuganga se cyane inkuru yawe? Ni inkuru yanjye ariko irimo n'umuganga. Muganga twavuganye umupfumu. Ni umupfumu ariko mu rwego rwo kumwubange mwita umuganga. Yego. Twaravuganye nabonye ari gukora ibintu bidasanzwe. Nanjye nifuza ko namuhamagara muha agashimwe k'abakuru. Agashimwe k'abakuru n'agakigo. Niba ari agatabi niba sinzi ukuntu. Okay. Jereka nsubiremo abantu badukurikiye kuri Sasawa. Uyu mubyeyi yarampamagara ngo ati Kiraso hari inkuru ushaka ko usangiza abakunzi ba Sasawa inkuru nziza cyane. Uba akaba ari tugiye kubasangiza iyo nkuru rero reka turase ku ntego kwa gutinda gihemba nguruka nanjye ngira ngo gufasha n'abandi bantu. Iyo nkuru imeze gute turase ku ntego uwo muganga ngo wamuha agashimwe kwa gatabi k'abakura ibyo bisobanuye iki birasa ku ntego twebwe twumve ibyo ari byo. Twaravuganye n'uwo muganga mubwira ko nkeneye ubukire budasanzwe ambwira ko azabinkorera. So ni Imana ko Imana ziko ari itanga ubukire ubwo bukire. Umuntu ariko nawe afite imbaraga zidasanzwe. Gose iminota wagiyemo se yani iminota bajye bavuga cyangwa si ibi? Nta kindi kintu yambwiye ngomba gukora, yambwiye ko icyo nzakora nzagikora nyine. Hari n'abandi bari kureba cyangwa n'abandi babyumva niyo mpamvu nabashije kuguhamagara ngo ndebe ko ibyo bintu koko yabikora. Arabikora ndebe se turase ku ntego two gutuma Kiraso nanjye nizeye ko ari bubikore kuko twaravuganye nambwa ngo arabikora niyo mpamvu naguhamagaye ngo abikore nawe turi kumwe. Nagize ubwoba. Tuvuge ibintu mu mazina yabyo n'ibiki akora. Namusabye ubukire bw'amafaranga menshi adasa. Wamusabye ubutunzi? Yego ubutunzi. Nase ndiye ukuntu wose urakennye. Ndakenye Kiraso nkeneye amafaranga. N'ahantu ndeba ameze gutya koko? Ndakodesha nkeneye nanjye kuyigira nk'inzu ari yanjye. Umugabo se ari hehe? Ntawe. Sinzi aho yagiye nanjye. Aramubuze. Yarawukanye? Yagiye atambwiye buri azagaruka. Urashize abagabo nabo basigaye bahukana biswara. Reka nkora icyanzanye. Uwo muganga yakubye ko gufasha ariko tuhageze se azi ko twajaga? Ntago azi ko mwaje nge nabikoze kugira ngo nkuhamagare nk'umunyamakuru kugira ngo ibyo bitangaza mbwiye akora ko azampaye amafaranga kugira bikore nawe ureba. None se muhamagara yaguhe turebe nimba arahita yakuzanira? Oya njyewe naramubwiye ko tuzamuhamagara tukavugana arambwira tuzaburi mu rugo uri wenyine nkubwire icyo uzakora kugira ngo bikonde. Ubwo rero ni ukumuhamagara akambwira icyo nakora. Okay, muhamagara nanjye niyumvire ta. Cyemwe abantu nikundira amakuru kandi ikintu cya mbere ni amakuru. Njye sinya nizera cyane ibintu umuntu anyibwiriye turi twembi. Bisaba ngo ndi kumwe n'undi muntu nawe abyumve cyangwa birebe. Nka data mu ndemere dore igihe babahereye ntimumigengere ubwo bariko ngo akora amafaranga arayari iminota cyane bidayimo. Ndabyizeye agomba kuyampa.
none se wamutahuye gute kugira ngo umenye ko atanga ubwo butunzi bwawe? Nigeze kubona abantu barenze nka 4 cyangwa 5 yabikoze birakunda. Kutari kwitoza. Allo amahoro umugisha n'ubutunzi mwana wanjye. Muga wiriwe neza? Wiriwe neza mukobwa wanjye. Ni wa mudamu mwavuganye? Yego. Wari wambwiye ngo nzaguhamagara uyu munsi. Yego byo nakubwiye byose wabibonye. Nateguye amazi wambwiye. Yego. Na bya bihumbi wambwiye nzaba mfite. Yego. Ubu nyine narindi kugira ngo mbwire icyo nkora. Yambwiye ko ngomba kuba mfite 500 n'ijana. Ubu rero ndabifite nari nguhamagaye ngo mbwire icyo nakora. Igihe rero cyo kwitegura kwakira ubutunzi nawe ukaba ku cyavu, ukagira amaboko ukaba umuntu ukomeye, ariko rero mwana wanjye wamururije gute se kandi ndabibona rwose wamururije. Narabibonye se? Ubonye se bimeze? Wamururije n'abana atari amaraso yawe. Oya humura ni umunyamakuru w'inshuti yanjye. Arendi cyaho ngaho n'uwo muzasangira ubwo butunzi arakora icyaramara icyaho. Tuzabusangira ni inshuti yanjye, ariko nagombaga no kugira ngo umuhamagare nawe arebe ko yuma ntibaduteza amahembe ko utangiye gutwiyemo. Ese mugo ibyo ukora ntago byemewe cyangwa ntago bishoboka? Ko numva utangiye kudidimanga, ariko ntugire ikibazo, ntabwo abakuru bajya babeshya. Iyi ni isaha yo kwakira ubutunzi. Yego. Uriteguye rero? Nateguye amazi. 5,000 wabishyize mu mazi nkuko nabikubwiye. Nekanya. Sindi buvuge. Yego wamaze kubikora. Kuzarira mwana wanjye, kandi nkuko gushaka amafaranga ko ari ukugira vuba kuzarira. Nabikoze muga. Yego rero bitegure. Muga nashizemo. Yego mwana wanjye, ndabona byose wabyubahirije. Ubwo ugiye kuvuga aya magambo uzagisubiramo ibyo nkubwiye. Hanyuma amafaranga ubutunzi washatse bakuru babukugezeho. Ubuti babyeyi ndabizi yuko ubutunzi ari ubwanyu. Babyeyi ndabizi yuko ubutunzi ari ubwanyu. Tubiramuti babyeyi ndabizi ko ubutunzi ari ubwanyu. Babyeyi ndabizi ko ubutunzi ari ubwanyu. Nanjye niteguye kubwakira kugira ngo mve ku cyavu. Nanjye niteguye kubwakira kugira ngo mve ku cyavu. Kandi ntabwo nzigera mbasuzugura cyangwa ngahishe izina ryanyu. Kandi ntabwo nzigera mbasuzugura cyangwa ngahishe izina ryanyu. Mwana wanjye bakurikira rwose. Wabonye ko amafaranga none yatangiye kuza? Nayabonye ari kuza. Wayabonye ko yaje? Kuyabona. Wayabonye? Yesu we. Wayabonye? Ngaya nayabonye muga. Ibyo wabyizeraga? Oya ntabwo nabyizeraga, ntabwo numvaga ko ntabwo abakuru babeshya, tuba tuzi ibibazo byanyu, tuzi byose kuri mwebwe. Ugize umutima akaza akadusanga turamufasha. None se muga ikamufasha rwose. Muga iki kibazo cy'amasiko amafaranga ubu sarimo ibigindi ko ndebaje nta amafaranga amanutse mu kirere ise yuzura mwibasi. Ibyo ubonye bifate nk'ukuri, ubundi ubwo ngubwo we wateye urugo. Ibihamya byose ugomba kubihabwa n'uwo mwana w'umukobwa, kubihabwa n'uwo mwana w'umukobwa. Natangira gukemura ibibazo bye nibwo azabibasobanurira neza. Ese muga mubwe mukorera he? Ahantu hose waba uri dutanga nimero ya telefone, hanyuma tukamufasha aho waba uri hose ku isi. Muga ndagushimiye pe, ntabwo nzi ko yangaya wambwiye ariyo yazana aya miliyoni yose. Ibyo ubona ni bike rwose. None se ndakumva nk'umuntu yashaka mu madolari cyangwa mu marundi cyangwa mu yandi manuza urayamuha? Ubwoko bwose bw'amafaranga waba ushaka. Muga urakoze. Ubwoko bwose. Yasabwe iki nyine kugira ngo umuhaye abonye amafaranga magingo aya ngaya mbere yabanje gusabwa iki? Musaba iki kugira ngo amugereho? Cyangwa umuntu wari wese nk'uko abahamagaye akabawe ngo muyame nta kindi asabwa? Icya mbere ni ukumva ko yakeneye. Icya kabiri abakuru barategeka bagasaba agatabi
agatabi yaguhaye itabi ry'abakuru sha yaguhaye agatabi kangahe? ibihumbi 220 ntabwo ari menshi. 220 wari ufite icyizere ariko nawe ndumva ubaza nk'ushaka nawe ukiri ubutunzi kuko nari numvise ko abikora ariko ubu ngubu ndabyemeye. umuntu asabwa amafaranga y'agatabi gusa nta kindi musaba? Nibyo gusa rwose iyo wubahirije iby'abakuru bakeneye birakunda. muri iyo kondisiyo mugenderaho? Nibyo rwose. Okay, murakoze cyane, reka mbashimire kandi ibyo mbonye ndabibonye. Umukobwa wanjye wamutereye urugo. Muga urakoze n'ukuri ndagushimiye cyane, ntago numvaga ko byagenda gutya. Base yuzuye amafaranga. N'umugabo we wamutaye wamumugarurira bigashoboka? Uvuze ngo iki? Umugabo we wamutaye wamumugarurira bigashoboka nko yamutaye? Ibyo biroroshye kandi yantaye nta mafaranga mfite, ubu simukeneye nabaye umukire. None se ibijyanye n'umutungo nibyo mutanga gusa cyangwa hari n'ibindi mukora bigiye bitandukanye? nta na kimwe ikibazo cyose umuntu afite turamufasha. Okay, urakoze cyane, nimero zawe turazishyiraho ubwo ibindi bakwibye niyo waba ari ubwo butindi bwakokamye aya mafaranga rwose ndabaheye nagirari turagufasha ukamuha amafaranga nanjye mpirari. Umva? Yego. Urakoze cyane, reka ubwo nimero zawe tuzashyira ku kiganiro. Ntukamamagare nk'abashumba ngumva. Oya damu, mbabare babye mutaneze ibyo bidayimoni byahe. Bidayimoni bizana amafaranga ageze n'ibya mitano ubu ngubu. Ntabwo